Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe ntandi muri rero nk'ibisanzwe ni kuri Mubwire TV nta kindi tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko ari ingenzi tubwira abantu ko ari umugisha nyuma yo kura tugasanga abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo atari meza babwiwe nabi baciwe intege babwiye ko ntabyo bazageraho twebwe twaje tuje kubabwira ngo birashoboka ikunde ihe morale witere courage bizagenda neza ntandi rero ni kuri Mubwire TV twahisemo kubwira abantu ibyiza kandi twamenye ko urukundo bataruvuga ahubwo urukundo bararutanga abantu mubaha indabo abantu mubaha impano abantu mubabwira amagambo meza mubabwire ko mubakunda bakiriho mubashimire mubabwire ko ari abantu badasanzwe natwe rero turabakunda kandi muri abantu badasanzwe mumaze kubimenya rero ko umuntu ukora makeup nawe ahari Queen arahari kugira ngo bakore makeup murusheho gusa neza murusheho kumera neza mufite ibirori mufite ubukwe mufite iminsi mikuru ibyo ari byo byose Queen arahari nimero ya Queen rero ni 0788 031 uwo ni Queen akorera Sonatube kuri Bralirwa ku ma office ya Bralirwa ariko ahantu hose uramuhamagara akaza akabakorera mufite ibirori mufite ubukwe ukeneye umuntu uzasiga abakobwa ukeneye umuntu uzagusigura umugeni mwese arabasiga ushaka kundeba ukavuga ati se ko atagusize neza iyi niyo makeup jewe nahisemo jewe nibinakunze nawe wamubwira ibyo ukunda hanyuma rero Grace murabisi ko ari umutayiri wa mbere ugomba kubadodera mugane Grace abadodere nimero ze uzishaka anyandikire nzimubwire kandi mu bindi biganiro ziriho Grace n'umutayiri wa mbere na Nunu abambika imyenda myiza yacaguwe uyu munsi rero naje kubabwira murabizi ko iyo tutakoze surprise dukora ibiganiro bitandukanye tukayifuzana topic ntoya tukayiganiraho ntago ndi bubatindire ahubwo uyu munsi naje kubabwira ngo uyu mugore wujuje ibi bintu ntuzamwiteshe nimba uri umusore nimba uri umugabo umuntu wujuje ibimenyetso ntuzamwiteshe ni umugore udasanzwe azavamo umugore w'umumaro azavamo umugore w'ingenzi azavamo umuntu w'agaciro uyu muntu ufite ibi bimenyetso ashaka kuba yujujemo 2 cyangwa 3 ariko ugize n'umugisha akaba bifite n'ibindi byose birunganirana azaba ari umuntu udasanzwe ikintu cya mbere rero umuntu mukundana umuntu ugukunda nawe umukunda apana bya bindi ngo ni ngewe umukunda cyane hari igihe usanga mu rukundo harimo umwe nyine ukunda undi cyane ukavuga uti ntacyo tubizaza oya nimba uri umusore ukaba ufite uwo mukobwa ukabona mukundana urwego nyine ugashyiraho ama pourcentage ukavuga ati wenda nimba ari 70% n'uyu mukobwa niyo afite ntago afite 30 ngo ngiye mfite 80 oya ukabona mwese nyine murahuje muranganya uwo muntu rwose aho ni sawa kuko uwo muntu mukundanye ku kigero kimwe iyo ukunda umuntu narababwiye ngo ikunda umuntu nta kintu utamubabarira nta kintu utamukorera nta kintu utakwitangira nyine uramubabarira kumubabarira biba byoroshye kuko nta n'umuntu udakosa ariko uyu muntu utamukunda cyangwa umukundamo gake ugenda uvuga ati ibi sinabyihanganira ibi simbishoboye ibi siyenda gute kandi mu rugo umugore mwiza umugore wubaka ni umugore ufite umutima wo kwihangana rero umukunda ku kigero cyanyacyo ku kigero cyiza gishimishije ubasha no kumwihanganira kuko hari n'ibyo ubona utatekereza ko yaba afite cyangwa utundi tuntu ukavuga ati sinatwihanganira bitewe ki na rwa rukundo rwawe ruri mu manegeka ariko musore nimba umuntu ubona ko mukundanye ku kigero kimwe uwo muntu byavamo ikindi rero umuntu wizera wa muntu utabeshya umuntu utakubeshya hari igihe umuntu akubwira ngo urugero ngo ubundi Sonatube aho kumva mu mutima urashidikanya kandi koko akubwiye ko ari Sonatube wajya kure wenda we wari uri kujya mu mujyi umuciyeho ku gishucu uwo muntu aba afite kubeshya uwo muntu umushidikanya umuntu ubeshya ukavuga ngo ntacyo muri kamabarire ngo abeshya akantu gatoya nta gato kabaho nimba uwo muntu abeshya ukabona nyine umutima wawe n'umwizeye uramushidikanyaho kandi kumushidikanyaho ufite impamvu zituma umushidikanyaho ibyo akubwiye koko usanga atari byo imura akubwiye ngo ndi Kimironko ukamusanga mu Gasyata uwo muntu urumva bizavamo ibyo nibyo bikeya aba kubeshya abantu benshi ejo nari ndi kumva story y'umuntu utarigeze abwira umuntu wagiye gukorana ubukwe ko afite umwana umunsi wo gusezerana mu murenge nibwo yabonye kandi amuzanira umwana afite imyaka 6 urumva nk'uwo muntu urwo rugo already ruba rwarangije kubakira ku kintu cy'ikinyoma bose bajya muri byandi byo kuvuga ngo
ntitwiteze abantu ku munota wa nyuma, ntitureke gukora ubukwe se ibintu twamaze gutegura, ariko mu by'ukuri ngewe ndi umuntu ugira umuntu inama, icyo gihe urwo rugo ntabwo rwakwirirwa rwubaka kuko rugiye gutangira kuri fondasiyo mbi y'ikinyoma. Rero bisaba ngo umuntu, uyu mugore, uyu mukobwa wujuje ibintu, ubona utakubeshya, ubona nyine udafite parapara, uwo muntu aba ari umuntu muzima. Umuntu w'umufana wawe, kuvuga umufana wawe, urabona tugira amakipe dufana, tugira ibintu dukunda, ugasanga umuntu wenda ngewe n'urugero, ikintu cya mbere priorite ni ugusenga. Nkumva uri wa mugore nyine akanya ubonye wasenga, akanya ubonye uraba uri kumwe n'abantu musengana, cyangwa se akanya ubonye uraba uri kumwe n'inshuti zawe, ni urugero. Hakaba hari umugabo nawe umwanya abonye akunda umupira pe, kandi hari n'abakobwa bakunda umupira, cyangwa se akunda ibindi bintu. Kuvuga umufana wawe ko akunda ikintu gikunda nyine ucyemera, ibyo bintu akora, ibyo bintu ukora musore, tuvuga urugero nk'umukameramani wacu akaba afite nyine umuntu umukunda asapotinga ibyo bintu, akaba avuga ati ibintu ukora nyine ubikora neza, ukabona ko nyine ni wa muntu we ukwemera, niwe muntu wa mbere ubona ko ibyo bintu urimo ubikora neza, aragutera courage. Ariko se umuntu avuga ati gusa ibyo bintu byo gukamera wowe uzabikora turye, ubwo si ibyo bintu se uzabigira, gusa uzakina umupira tubeho, ukumva ibintu ukora ntago bimushimishije, ntago abyemeye, ntago akumotiva, nta courage. Ibyo bintu rero ntibizaba kuko uzajya unabijya mugenda kuvumye, nta kwifurije umugisha, nta mahoro uherekejwe nayo. Shaka umuntu nyine, wa muntu ukunda ibintu ukora, wa muntu ugutera courage. Uwo mukobwa rero ufite nimba gutera courage, akavuga ati ibi bintu bizavamo, ibintu bikore bizagenda neza, nyine ni umufana wawe, ni umuntu ugusapotinga, uwo muntu ni sawa. Uwo mukobwa wimwitesha ni umukobwa w'agaciro, ni umukobwa mwiza. Ikindi, igihe umukeneye arakumva, arakubona, cyangwa akubonera umwanya. Njye nkubwira ngo nimba ufite umuntu ukunda, no mu buzima busanzwe turi abamama cyangwa turi inshuti, umuntu ntago umwanya, umuntu nyine ntago ushobora kumubwira ati ndagukeneye, nkeneye ko tuganira ngo uzamubone, ukamubura. Umuntu ukukunda noneho by'umwihariko, umuntu ufite umushinga, uramubwira ati ndagukeneye, nkeneye ko tujya inama, nkeneye ko tuganira, ntumubona, ntago uha umwanya, uwo muntu rwose ntakirimo. Ariko nimba ushaka kutamubonera muri iki gihe, kuko nawe simbura mu si umuntu udafite icyo akora, ariko nimubwira ati wenda tuganire uyu munsi, akabwira ati uyu munsi ntibyakunda, ntabwo uyu munsi byakunda ko tuganira, ahubwo tubishyire wenda ku cyumweru cyo tushyire kwa gatandatu, nibwo ntakora, nibwo mba mfite umwanya, icyo gihe tuzaganira. Uwo muntu ukabona ko igihe nyine umushatse muraganira kandi muhana ibitekerezo. Uwo muntu rero, uwo mukobwa ni umuntu w'agaciro, ni umuntu w'ingenzi, ni umuntu udasanzwe, ni umuntu wavamo n'umugore mwiza kuko akugira inama kandi aguha ibitekerezo bizima. Ikindi, mukunda ibintu kimwe, nyine mukunda ibintu bimwe, nyine mwumva ibintu kimwe, usanga kenshi muhuza. Si byiza wenda ko muhuza ibintu byose, ariko hari ibintu ibyinshi muba mugomba kubihuza, muba mugomba kubyumvikaniraho. Nimba urugero mudakunda abantu banywa inzoga, usanga mubihuriraho. Nimba muri abasinzi mukunda nyine n'inshuti zanyu ni abo bantu banywa inzoga, nyine ibintu byinshi mubihuriraho. Wenda nk'uko navuze mu mipira, hari n'abakobwa bakunda imipira, abakobwa bararijoro nabo bagiye kureba imipira, bakunda imipira cyane ku buryo atawurebye nawe agira ikibazo. Icyo gihe rero nimba muhuje biba byiza, kuko iyo akubwiye ko agiye muri icyo cyangwa agiye muri, nyine mubihurizamo kimwe. Ikindi rero, umukobwa ugaragaza amarangamutima ye, nimba yishimye akubwira ati inshuti yanjye ibintu wankoreye biranshimishije, impano wampaye iranshimishije, cyangwa ikintu wakoze cyagenze neza, ibi bintu nyine wankoreye ni byiza, umwanya wampaye ni byiza, agaragaza amarangamutima ye. N'igihe wamuhemukiye, n'igihe wamubabaje, nabwo akakubwira ati, akabigaragaza, akakubwira ati ngewe rwose nababaye, ibi bintu wakoze ntabwo ari byiza, ibi bintu rwose ntabwo byanejeje. Ntaba umuntu nyine uzi umeze nk'indyarya, wiyoberanya, wipfundikira, wihisha, ntagaragaze ko yishimye, ntagaragaze ko abaye. Uwo muntu aba agoye, aba ameze nka wa mwana wahiye mu kwana, ntuba ufite uko umufata, ntuba ufite uko umutwara. Ariko umuntu ugaragaza amarangamutima ye, avuga ati ibi ntibyagenze neza, ibi byagenze gutya, icyo gihe biba byiza. Umuntu umenya uko umutwara. Uwo mukobwa wari umukobwa mwiza, avamo n'umugore mwiza, kuko mu gihe ikibazo cyabaye mugishakira igisubizo bikagenda neza. Ikindi rero, akagaha umuntu uha agaciro ibyo utekereje, umuntu uha agaciro ibitekerezo byawe, akakubwira ngo ibi bintu byagenda neza, ariko atari na wundi wo kukwakiserera ukubwira ibitagenze neza, akavuga ngo yingo shari ngo byakunda, cyangwa se nshuti yanjye byavamo. Oya, uha agaciro ya mishinga ufite, ifite imbaraga, ya mishinga ufite, ndetse n'ibyoroheje, ahubwo akakubwira ko nyine byakunda, byagenda neza. Ikindi, uwo mutekereza kimwe ahazaza, mukumva mufite, wenda muravuga ngo
tuzabyara abana 3 tuzabyara abana 2 nyine nabavuga ngo oya ngo wowe urashaka 2 ngo ngiye nzabyara abana 8 ngiye nkeneye kubyara abana benshi cyangwa se ngiyewe ndumva hari n'abantu ngiyewe hari n'umuntu narinzi wajya kuvuga ngo ntago we ngo yashaka kuzabyara ngo yumva ashaka kubaka urugo akagira umugabo ariko ntago ashaka abana n'urugero tekereza rero ko uri umugabo wikenereye abana ukazana umugore ufite ibyo bitekerezo uvuga ngo ntazabyara nshuti zanjye mereho nanababwira akanwa kararema ibyo mwatura ibyo muvuga ushobora kuzasanga iryo jambo rizagukurikirana uri kubivuga uzi kuri gusirenga cyangwa uri gukina ariko nyuma y'imyaka ukazicuza ubonye uti ubuza abana kandi ari wabivuga ngo nta bana ukeneye rero mwitondere n'amagambo muvuga mwitondere ibintu mwatura mwitondere ibintu mugambirira mujye mwatura ibyiza muvuga ibyiza ibi bintu rero nanje kukubwira musore ibintu nanje kukubwira mugabo ibintu nje kukubwira witegura kurwubaka niba ufite umuntu ubona ibi bintu mubihuza mwumva ibintu kimwe uwo muntu nagucike azavamo umugore mwiza azavamo umugore w'umugisha azavamo umuntu w'ingenzi turabakunda rero mukore subscribe mukore share mukore like mukore comment mutubwire kandi ikindi muze kuri Mubwire TV mutubwire inkuru nziza z'abantu bagize neza z'abantu b'umugisha z'abantu b'umumaro z'abantu bakoze ibintu byiza nimba umuntu azenguruka cane 2-3 avuga umuntu wamuhemukiye avuga umuntu wakoze ibintu bitari byiza mwebwe mwaje natwe tugafatanya urugamba rwo kwerekana ko abantu beza abantu bakora ibyiza bakiriho turabakunda amahoro y'Imana bane namwe Shalom, shalom.